Guys, wow, icyumweru cyiza kuri buri muntu wese urebye iyi video, yaba ari ababashije kujya gusenga n'abatabashije kujyayo, twese Imana iduhana umugisha. So uyu munsi reka tuvuge ku nkuru y'ubu buhanuzi bumaze amezi agera kuri 2 bucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo uri aha hejuru bamwita Abonowa, n'umunyagana. Uyu mugabo rero yavuze yuko avugana n'Imana nkuko Nowa wa mbere wo muri Bibiliya namwe muzi yavuganaga n'Imana. So uyu mugabo rero yavuze yuko Imana yaje mu ijoro ikavugana nawe. Hanyuma rero uyu mugabo yavuze yuko Imana ngo yamubwiye yuko ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 ubwo ni kuri Noheli, kuri isi yacu ngo imvura izatangira kugwa, ndetse iyo mvura izagwa izamara imyaka igera kuri 3 yose, ndetse iyo mvura ngo izateza umwuzure nka wa wundi wo ku gihe cya Nowa wo muri Bibiliya. So rero ngo Imana mu kumubwira ayo magambo yamutegetse yuko nawe agomba kubaza inkuge kugira ngo azarokore ubuzima bw'abantu benshi batazahitanwa n'uyu mwuzure, ndetse ngo imutegeka no kugira ngo aburire abantu cyangwa se aburire abatuye isi yose yuko ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 aribwo imvura izatangira kugwa, kugira ngo abantu bose bazabe biteguye binjire muri izi nkuge azaba yabaje kugira ngo babashe kurokora ubuzima bwabo. Hanyuma rero uyu mugabo Abonowa nibwo yatangiye kubaza inkuge, ndetse atangira no kuburira abantu iby'Imana yamutegetse cyangwa se iby'Uwiteka yamutumye. So rero inkuru y'ubu buhanuzi nibwo yatangiye gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Hanyuma uyu mugabo mu kubaza inkuge yavuze yuko Imana yamubwiye kubaza inkuge nini cyane, nibura ishobora kwakira abantu miliyoni. Nanone akabaza izindi nkuge zigera kuri 7, ariko zo nibura imwe ishobora kwakira abantu ibihumbi 5,500. So rero inkuge za mbere uyu mugabo yarazirangije ngo ndetse n'izindi zisigaye ubu ngubu ziri ku musozo, ziri hafi kurangira, ndetse arimo kuburira buri muntu wese utuye isi wese wizera Imana cyangwa se wizera ubuhanuzi yuko ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 agomba kuba ari muri Ghana kugira ngo azabashe kwinjira muri izi nkuge, imvura izajye gutangira kugwa we ari mu nkuge atazahitanwa n'umwuzure. So gusa nanone abantu ubu buhanuzi barabufata bitandukanye, hari ababyizera hari n'abatabyizera, babona nkaho ibyo arimo gukora ari ubusazi cyangwa se ari content. Ariko nanone abantu muzi neza inkuru ya Nowa wo muri Bibiliya, nubundi nawe niko yatangiye aburira abantu bamufata nk'umusazi, bamwe abandi bakajya bamuseka bavuga yuko abeshya, ariko byarangiye imvura iguye ndetse umwuzure ubaho urimbura abantu. So kugeza ubu ngubu ibibazo ni byinshi, turibaza ese turamutse dupinze ubu buhanuzi tukavuga yuko bidashoboka, hanyuma ubu buhanuzi bikabaho koko imvura ikagwa tugahitanwa n'umwuzure, ese nitwaba tuzize gupinga kwacu? Ikindi kibazo cya kabiri kikavuga ngo ese turamutse twizeye ubu buhanuzi abantu bakangiza amatike yabo bakava mu mpande zitandukanye z'isi bajya muri Ghana kugira ngo batazarimburwa n'umwuzure, bikarangira bitabayeho, ese nabyo si byaba ari ikibazo? Ariko nanone dusubire gatoya muri Bibiliya, twese tuzi yuko Imana yavuze yuko itazongera kurimbuza amazi ahubwo izarimbuza umuriro. So guys, wowe urebye iyi video urabyumva ute? Ese koko urizera ubu buhanuzi cyangwa ntabwo ubwizera? So sharing iyi video igere kuri buri wese aya makuru amugereho. So ni umuntu ku giti cye, n'uburenganzira bwa buri muntu kwizera ubu buhanuzi cyangwa se kutabwizera.